Yesu ashimwe, nitwa Mudaheranwa Larisi, amazina y'ababyeyi na pasiteri ku rusengero. Narakijijwe, nihanye ibyaha byanjye, nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye muri 1988, ndangije umwaka wa gatatu, urumva ko nari nkiri umwana mutoya, hanyuma ariko uko ngenda nkura, niko narwanye urugamba rw'iby'isi na Satani, Imana iramfasha, ubu ndi umugabo ndubatse, mfite imyaka 47, mfite umugore umwe w'isezerano n'abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe, abakobwa 2 baheruka ku ibere n'impanga. Bene data rero, nyuma y'umaze gusenga kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, turaganira ku ijambo rivuga ngo ibyago bizaza ku isi. Ibyago bizaza ku isi, twebwe uyu munsi nk'abanyarwanda turabishyikira neza, kuko tumaze iminsi tubona imvura nyinshi cyane igwa, abantu bagasenyerwa, abantu bagapfa, ibibazo bikaba ibibazo. Tumaze iminsi twumva Ebola, igihugu cyacu kikayihagarika, kikayikumira, ingamba zikajyaho, Imana ikaduhagararaho, ntigere iwacu ariko ahandi ku isi hari. Twumvise inzige nazo zaje ari simusiga, cyakora u Rwanda, abanyarwanda, Imana iduhagararaho ntiyatugeraho. Rero Imana nishimwe ku bw'ibyo byose byagiye bitatugeraho, nubwo tutabuze ibindi bitandukanye byatugezeho mu miryango yacu, mu buzima bwa buri munsi, ariko uyu munsi noneho hari ibyatugezeho, ari nabyo bitumye Imana yaduhaye iri jambo. Ndimo nsenga, Imana yampaye iri jambo ku mugoroba ryo muri Yesaya 24, ku murongo wa 1 tugeza kuri 11. Ibyago bizaza ku isi rero, ibyo navugaga byatugezeho, Bibiliya yitangira ivuga ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Si ibintu bya kera byabaye, si ibintu bizaza mu minsi ya kera izaza, ahubwo ngo dore Uwiteka arahindura. Uyu munsi arahindura isi. Mu mvugo ya Bibiliya, ntabwo isi ari ubutaka, si amashyamba, ahubwo birasa naho bitwerekezaho twebwe abantu, ngo arahindura umwirare, arayiraza, arayubika. Igitumye Imana iduhaye iri jambo ni ukugira ngo turusheho gutekereza neza ngo habaye iki, byagenze gute, ko abantu turimo twahinduye amayeri, twahinduye ingamba zo gukora amateraniro ku mbuga nkoranyambaga online, twahinduye ingamba zo gusenga umwe ari mu rugo rwe, kuko ijambo ryavuze ngo ibyago bizaza ku isi. Rirongera riravuze ngo Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika. Ariko igitumye iri jambo ritugeraho ni uko n'ubundi ijambo ry'Imana ryavuze ngo nta kimana izajya gukora itakimenyesheje intore zayo, ziyirira, ziyitakira ku manywa na nijoro. Mu magambo makeya, aha hantu mushobora kuza kuhisomera, ariko nuko igitekerezo kirimo, icyifuzo kirimo, umugambi w'Imana kuri twebwe. Umuririmbyi yaravuze ngo ni Yesu ufite urufunguzo, ariko reka nkubwire ngo nawe ufite urufunguzo rw'icyatuma isi idahinduka umwirare, icyatuma isi idahinduka ayiraza, mu zindi ndimi babyita jasheri, arayubika, aratatanya abaturage bayo. Ese bene data duhuriye muri iri teraniro, koko ntibigaragara yuko dutatanye? Ndahamya yuko buri wese yambwira ngo nibyo, kuko dutataniye mu miryango yacu, twakabaye turi mu nsengero, twakabaye turi mu makorari, twakabaye turimo turamya duhimbaza, twakabaye turimo twumva amatangazo ku rusengero, twakabaye turimo twumva gahunda z'amatorero yacu duhuriramo, ariko uyu munsi siko biri. Ntabwo ariko biri, ahubwo dutataniye mu miryango yacu. Ese icyo Imana idushakaho ko ari uko tuzamura ibiganza tugasaba Imana imbabazi, tukabwira Imana ngo ibyo ari byo byose hari ibyo tutakoze neza. Umutima wawe, umutima wanjye uzi neza ibitaragenze neza, uzi neza ibyatuma Imana ituma isi ihinduka umwirare. Erega buriya isi kugira ngo ihinduke umwirare ni uko yaba yabuze abayihinga badahari, ni uko yaba yabuze abayihinga, abayikoreraho imirimo, isi igahinduka umwirare, ikubama. Uyu munsi jye nawe ndahamanya n'umutima wanjye yuko tudashaka yuko isi ihinduka umwirare. Igihe haba habuze abayikoreraho imirimo, haba habuze abayihinga, ibyo nzi yuko jye nawe tutabishaka. Ku murongo wa 2 haravuze ngo ibizaba kuri rubanda bizaba no ku batambyi.
bizaba no ku mugaragu, ibizaba ku mugaragu bizaba no ku sebuja. Mu yandi magambo, ibizaba ku bakristo bizaba no ku batambyi, ibizaba ku bazaga gusenga no ku bayobozi bizababaho. Si ukuri se koko ubu ngubu twese ntituri munsi y'inzu zacu, ntituri mu ngo zacu, turi mu matorero yacu, abashumba bacu, abayobozi b'amakorali yacu turi kumwe, abayobozi b'amasengesho turi kumwe? Ntabwo turi kumwe. Bishatse kuvuga ngo ibyabaye ku batambyi, ibyabaye ku bayobozi byabaye no ku bayoborwa. Ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri sebuja. Nibyo koko, umugaragu ntiyemerewe kuva mu rugo, sebuja nawe ni uko, keretse impamvu runaka ikomeye. Mu yandi magambo, bose ubuzima bwahindutse, nta kwidegembya, nta buryo nk'ubusanzwe buhari, ahubwo bari mu buryo budasanzwe, yaba umugaragu. Yewe Bibiliya iravuga ngo ni umuja na nyirabuja. Twese uyu munsi duhuriye mu ngo. Imana nitugirire neza, Imana nidutabare, kuko twese turi mu nzu, twese turi mu ngo zacu, niho turi. Ku murongo wa 3, isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Nasenze Imana ku mugoroba, abantu nzababwira iki? Nkagenda mbanyuzamo amaso mwese, nkabona muri abantu Mana yo mu ijuru nubashye cyane, mufite ubumenyi, mufite ubushobozi. Ariko Bibiliya naje kubona mwese uko mbazi, muri abantu mwemera Bibiliya, mwemera ijambo ry'Imana, ngo isi rero izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari buvuze iryo jambo. Ariko ndasubira kuri rya jambo rivuga ngo Yesu niwe ufite urufunguzo. Nagaruka nkavuga nti natwe dufite urufunguzo mu biganza byacu byo kumanika ibiganza ngo turemeye. Nigeze numva buriya ngo abasirikare, kandi ndazi ko natwe turi abasirikare ba Yesu, ngo iyo batsinzwe, iyo babonye hari ibyo badashoboye, baramanika bakavuga ati turatsinzwe, turemeye. Dukeneye ko uyu munsi cy'Imana dushakaho ni ukumanika ibiganza ngo Mana turemeye, hari ibyo tutakoze neza, hari ibitumye turi aha ngaha, kuko uri Imana ishoboye byose. Nubwo yaba ari Satani, umva mbabwiza ukuri, nubwo yaba ari Satani uteje iki kigeragezo, nubwo yaba ari Satani duhagurukije amakuba n'ibigeragezo bitandukanye, ntabwo Imana yacu yabyemera, kuko Imana irashoboye. N'ibyo Satani agerageje, Imana itabishatse yabihagarika. Ariko iyo Imana ivuze ngo ndabiretse, irabireka, ijya yemera ko muririmbyi navuze ngo ijya yemera ko ibintu runaka byatugeraho. Niyo mpamvu turi mu ngo zacu, si uko itabibonye, si uko itabizi, ariko yarabyemeye kuko hari icyo ishaka kugeraho, kuko hari impamvu. Reka rero mbasabe dukomeze tuganire ijambo ry'Imana, ariko tunarushaho kugorora ibitagororotse, turushaho kuzamura ibiganza, amaboko, tubwira Imana ngo Mana tubabarire, kuko hari ibyo twakosheje. Imana nishimwe. Reka dukomeze tuganire. Dukomeje ku murongo wa 4 haravuga ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Ese bene data, igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Erega buriya ndazi neza ntashidikanya ko ibyo mvuga twese tubyemeranwaho. Umuhonge mu yandi magambo habayeho kunegekara, ni ukunoga. Nimba umuntu ubuzima yarabayemo atari bwo abayemo, kandi ubwo abayemo bumubabaza, reka turebe ko hari abantu batarimo babona ibyo kurya nk'uko bisanzwe. Buriya ushobora no gusanga hari n'abatabibona namba. Ari nayo mpamvu ijambo ryo ridukangurira ntagasimbutsa ko dukwiye kuba umusamariya mwiza mu baturanyi bacu, mu bo tuziranye, mu bo dukorana, mu bo twasenganaga, twagenderanaga. Reba nimba hari abanoze, reba nimba hari abahonze, ahari yaba impamvu yatuma Imana itwumva. N'ubundi ijambo ry'Imana rigaragaza ko iyo habaga ibintu bikomeye habagaho impongano. Nawe reba nimba hari abantu banoze babaye umuhonge hirya no hino mu bo muziranye, ugira icyo ukora ku bushobozi ufite. Ntabwo Imana igusaba ku byo udafite, kora kuri ibyo ufite, uramire ba bandi babaye umuhonge, bamwe bafite amarira n'amaganya, ugira icyo ukora. Ariko ijambo ryo riravuze ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge. Abantu baranoze, mu yandi magambo abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Mbese ninde muntu udacitse intege? Ibihugu by'ibihangange tujya tureberaho mu kuyobora isi, ubigezemwo, ugiye usoma ukareba amakuru ariyo, usibye nabyo abari hasi yabo twebweho ni ibindi bindi. Ariko abantu bacitse intege. Ariko nubwo abantu bacitse intege, isi ntabwo twe dukwiye gucika intege. Turi kumwe n'udacika intege. Haleluya.
turi kumwe n'udacika intege, n'uduha imbaraga, n'udushoboza, n'ubwo uri wenyine muri iyo nzu ariko ntabwo uri wenyine, muri kumwe, kuko ku nkomanizo z'umuryango wawe hariho amaraso, kandi ayo maraso ye ntazatuma umurimbuzi akwegera. Mwikomezeho, umukomere, umwegere. Haleluya! uwo niwe uzaguhagararaho, uwo niwe uzahagarara ku muryango wawe, niwe uzahagarara ku buzima bwawe, uwo niwe uzavuga ngo birarangiye, shyizeho iherezo, musubiye mu kazi, musubiye mu nsengero, musubiye mu murimo, musubiye mu makorari, mwongeye gusirimba, mwongeye kunezererwa Imana. Imana nishimwe. Turi kumwe n'ushoboye byose, nta wundi, ni umwuka wera, kuko twamusigiwe nk'isezerano kugira ngo ajye adushoboza aho tudashoboye. Ku murongo wa 5 haravuga ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Se uwareba hagati muri twebwe, mu bene bacu duturanye, dusengana, tugenderana, dukorerana, mu bumenyi tugenda dusoma hirya no hino, ntawabona abaturage b'isi bishe isezerano. Ndimo nsoma ibintu bitandukanye, nabonye abantu b'abagabo babiri bahuriye mu kindi gihugu barasezerana, kandi hari mu rusengero, hazamo umuntu umeze nk'umushumba, arabasezeranya, ari abagabo babiri. Ariko iri jambo ry'Imana rituyobora twemera, itangiriro haravuga ngo nuko Imana ibona ko atari byiza ko uwo muntu aba wenyine, imuremera umufasha umukwiye, kandi uwo mufasha yari umugore. Ntabwo Bibiliya yigeze itubwira ngo uwo mufasha yari umugabo ku wundi mugabo, ntabwo yari umugore ku wundi mugabo. Ariko urebye ibikorwa na muntu, kuko iri jambo ryo ritubwiye ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura isezerano bagiranye n'Imana. Abo bantu ubagarutseho, ukagaruka ku bandi nabonye bahitamo kubana n'inyamaswa mu buriri, zigahinduka nk'aho ari umuntu bashakanye, yaramuka apfuye agakora irage akariraga amatungo, kandi abantu barashonje mu buryo bukomeye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Nigeze nsoma abantu bo muri Yemeni, ndeba ubuzima babayemo, ndeba amashusho yabo, ngarutse kuri history ya Yemeni, ndeba igitumye bamererwa babaho muri ubwo buzima, sanga ni isibaniro ry'abandi bantu baza kuharwanira. Ariko ni iki gitumye muri Yemeni bamera batyo? Ni iki gitumye hari ahantu ubuzima butarimo bugenda neza? Nujya kubireba neza, urasanga atari ibituruka ku mikorere y'umuntu Imana yaremye. Rero Imana idutabare. Ijambo turimo twumva muri iki gitondo ridutere kugira icyo dutekereza mu guhindura, erega nubwo wowe dushobora gusanga utari muri ubwo buzima, utari muri iyo mikorere y'ababana n'inyamaswa, y'abatinganyi, y'imikorere y'umwijima itandukanye, ariko noneho ijambo rinakwibutsa no gusengera ibyo bintu, kubiha umwanya, ukabyereka Imana. Kandi hari Imana yumva amasengesho, hari Imana yumva kurira kwawe. Umva wa mugabo we, umva wa mugore we, wa musore, wa mukobwa we, hari Imana yumva kurira kw'ibyo bizira bikorerwa mu murugo, kw'ibyo bizira bikorerwa muri Yemeni, bikorerwa ku muturanyi, bikorerwa mu itorero. Hari Imana yumva gusenga, kandi ifite urufunguzo. Umuririmbyi ni uko yavuze ngo ni Yesu ufite urufunguzo, nk'uko nahoze mbivuga, koko nibyo, natwe dufite urufunguzo rw'ibi mu nzira imwe cyangwa iyindi. Ku murongo wa 6 ngo nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Ese koko twebwe abahuriye muri iri teraniro turashaka yuko umuvumo w'isi utsemba udutsemba? Umuvumo, kuko ijambo rivuga ngo nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo. Bene data, ndazi neza ntashidikanya, jyewe namwe ubwanyu ndetse n'abo tutari kumwe kuri uru rubuga, hari benshi tudakeneye ko umuvumo utsemba iyi si n'abayirimo. Ahubwo icyo dushaka ni ukubwira Imana nk'umubyeyi wacu ngo Uwiteka Imana ishoboye byose, umubyeyi wacu, twarakubonye, si ubwa mbere tukubonye, hariho ubwo twigeze kubona muri ibi n'ibi, nanjye nakubonye muri ibi, undi nawe ati nakubonye muri ibi, tukazamura ibiganza ngo twaratsinzwe. Hari ibyo tutakoze neza, ntidushidikanya, turabyemera, ibi n'ibi ntibyagenze neza, ariko Imana Nyiringabo, Imana ishoboye byose, tubabare ntituzongera. Kandi mu kutuzongera, nigeze mbona igisambo cy'igitoki bakibitse mu ijosi, baragikubita inkoni z'ikirembeje, kiravuga ngo ntikizongera. Kwibye nk'uko nawe nuko yavuze, ariko nta minsi yarenze 2 arongera. Twe tubwiye kubwira Imana ngo tubabare ntituzongera, kandi tugahamanya n'umutima wacu ko ari ukuri.
ndazi ko Imana izadutabara iturengere. Ibivuga ngo isi izatsembwa kandi itsembenwe n'abayirimo ntabwo bizatubaho. Imana izuna muri cumu, niyo izahagarika ibi. Ntabwo ibi bizahagarikwa n'imbunda, ntibizahagarikwa n'ibifaru, ntibizahagarikwa na arme nucléaire, ntibizahagarikwa n'ibihugu bya super power. Ntibishoboka. Imana yo mu ijuru niyo ifite uko izabigenza. Kandi haleluya, ndabibona mu kwizera ko hari icyo Imana igiye gukora. Kandi si jye jyenyine, turi benshi tubibona mu kwizera ko hari ikintu Imana igiye gukora, kuko umuhati wacu muri izi nzira turimo ntabwo ari ubusa ku mwami wacu. Ubu butumwa, iri jambo, kuguca bugufi, kwemerera Imana. Hari abandi bari mu bindi bitandukanye barimo binginga Imana ngo ifungure utubari basubireyo. Abandi baravuga bati duheze mu nzu kandi turi abantu rwose bamenyereye uburaya, ariko ntiturubibubeho, ntudafungura Mana ngo tugende. Twese uko isengesho, ahubwo abo turimo turabasengera Imana ibagirire neza. Rero Imana nidutabare, iturengere, dukomeze duhagarare mu cyuho neza, ubwacu twikontorore, twigenzure, kandi turusheho gusengera abacu batabishoboye, kugira ngo Imana idusange, itugirire neza, idukize amakuba. Isi yo kubikwa nk'uko ijambo rivuga ngo isi izubikwa, izatsembwa n'abayituye. Nta mpamvu nta n'imwe Satani afite yo kudutsemba, kuko dufite uwamunesheje, kandi uwamunesheje ntasinzira, ntaryama, ahubwo ahora ari maso ku bwacu, kugira ngo atugirire neza, kugira ngo aturokore amakuba n'akaga duterwa na Satani. Imana ishimwe. Uyu murongo wa 8 uratubwira ngo ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerwa rurahoze, umunezero utewe n'agahinda urashize. Ni koko ibyishimo bitewe n'amashako. Twaririmbaga, twakoraga byose bishoboka mu materaniro yacu, amakorali akaririmba, bahimbaza bagahimbaza, abaramya bakaramya. Ibyo ni ku ruhande rw'amatorero. Yemwe no hanze n'amatorero habaga n'ibindi bitaramo, izo za gumaguma, awadi zitandukanye, nyampinga, ibirori byari byinshi. Bavandimwe, si ikibazo cy'ibyo birori gusa byonyine mvuze, habaga amakwe, ayo ntahari. Ibyo birori navuze ntabihari. Mu mashuri graduation ntazihari. Amashuri ntafunze se? Ibyo bitaramo birimo biraba se? Hariho n'abantu bajyaga kunywa icupa cyangwa amacupa, intama, bamara kunywa 2, 3 bakizihirwa, bagatarama, bakanezerwa. Ariko uyu munsi byose ntabihari. Haba iby'iwacu mu rusengero birafunze, ibyo kutubari no muri ibyo bitaramo bitandukanye ntabihari, birafunze. Ahubwo buri muntu wese ari mu muryango we, turimo turibaza ngo ariko habaye iki? Mana byagenze gute? Ariko ikigaragarira buri wese ni uko hari uko byagenze kandi kutari kwiza. Ijambo ry'Imana nigeze gusoma ngo abenshi muri bo Imana ntiyabashimye. Birashoboka ko ibyinshi mu byo twakoze, haba iwacu mu matorero cyangwa no hanze y'amatorero, muri ibyo byose habonetse byinshi Imana itashimye. Kavuga iti nimwe musubiye mu miryango yanyu, mube muri yo. Hariho wavuga ati ariko ni Satani wabikoze. Ariko se utekereza ko Satani afite imbaraga ziruta iz'Imana twiringiye ishoboye byose? Ya yindi wabonye cyagiye ishoboye bya bindi, ya yindi nanjye nabonye ishoboye bya bindi, ya yindi twasomye mu ijambo ry'Imana yashoboye bya bindi, ya yindi yahagaritse bora ntitugereho, ya yindi yahagaritse inzige ntizitugereho. N'uyu munsi haleluya, ni Imana ishoboye byose, ni Imana ifite imbaraga. Ariko yaravuze ngo nimwe muri iwanyu, nimwe mu miryango yanyu, hari ibyo nshaka gukosora, hari ibyo nshaka gushyira ku murongo, hari ibyo nshaka kuringaniza bitaringaniye, hari ibyo nshaka kugorora bitagororotse. Ariko tekereza n'umutima wawe, ni ibiki Imana ishaka kuringaniza bitaringaniye? Ni ibiki Imana ishaka kugorora bitagororotse? Imana nidufashe, idutabare. Ku murongo wa 10 niho tubonye ngo umurwa uvurungana urasenyutse, amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira. Koko se uretse n'amazu n'ibipangu ntibikinze? Umwana arajya umuntu wari wese arakomanga ukihuta ujya kureba uwo muntu n'indi utuzaniye amakuba, utuzaniye akaga. Umwana kujya hanze ni ikibazo. Inzu zirakinze, ibipangu birakinze, imirimo irakinze, insengero zirakinze, amakorali arafunze, utubari turafunze, amahoteli arafunze, amaduka arafunze. Ariko Imana ishimwe kuko ahagurirwa ibiryo yaremeye ngo nihabe hafunguye. Iyo haba hafunze uyu munsi twari kuba dufite ibirenze ibyo dufite. Ariko ishimwe ku bw'icyo yakoze, kandi kuyishima birayitera kongera gufungura n'ibindi byari bifunze. Icyampa insengero zigafungurwa, icyampa umurimo w'Imana ukongera ugasubiraho, kandi icyo cyifuzo tugihuje na benshi. Icyampa abantu bakisubiraho, abantu bakagenzura ibyo twakoze bitanejeje umwami wacu mu byo tubamo, mu mirimo yacu ya buri munsi, mu mihamagaro yacu, kugira ngo Imana y'inyir'impuhwe ivuge ngo ndabababariye.
hariho ngiye no gusoza iri jambo. Eh, hariho ubwo abisirayeli bagiweho n'agasuzuguro, igisuzuguro gikomeye, barasuzugurwa bikomeye cyane, basuzugurwa n'abitwa abamidiyani mu bacamanza ibice 6. kandi ngo barazaga bagasiribanga ibintu byabo, barazaga bakabasuzugura mu buryo bukomeye. Ako gasuzuguro babagiriraga Imana yarakarebye. Njye ndimo ntekereza iri jambo, nabonaga abagabo baho nta jambo bari bafite, kuko umwana yarasohokaga yareba ibyo barimo babagirira, yabwira papa ati barimo baraturenganya, papa akabura igisubizo. Umudamu yareba ukuntu barimo babagenza, umugabo akabura igisubizo. Mbega abagabo bo muri Isirayeli bari barakubititse. Birashoboka ko natwe muri iyi minsi Satani adusuzuguye dukora ku itamati, za ndirimbo zanyu ziri, yavuga butumwa ryanyu riri hehe, wa murimo w'Imana uri hehe? Ariko dukwiye kubwira Satani, nkumva Satani, hafunzwe ziriya nyubako twakoreragamo, twaririmbiragamo, twabwirizagamo, ariko Imana ishimwe itorero ntirifunze. Iyo riba rifunze ntituba turimo dukora umurimo w'Imana muri ubu buryo. Imana ishimwe kuko yaremye umuntu ikamuha ubwenge burenze ubw'ibindi biremwa. Rero dukwiye gushima Imana, kandi dukwiye gushima Imana tufata n'izo ngamba zikomeye zo kugumya kugorora ibitagororotse muri twe, ibitagororotse muri bene data, kuringaniza ibitaringaniye, gutekereza ngo niki bitagenze neza. Hanyuma kuri uyu munsi, ku yindi tariki ikwiriye, Imana izatanga igisubizo, kandi si kera ni vuba, nimuhumure, ni vuba tugasubira mu byo twari turimo, kandi tukagenda ahubwo Imana yiteguye kureba ngo niki bagiye gukora nyuma y'ibigiyenze kuriya. Imana yiteguye gukora evaluation mu minsi igiye kuza, igiye gukora evaluation, igiye kugenzura ngo irebe ngo umwihererano naye niko nihereranye namwe, tukagira ibyo twumvikana, terms and condition, ibyakosotse ni ibiki byakosotse, ni ibiki mwemeye, si byo mwanyemereye mwarabikoze. Nge ndumva nta gushidikanya Imana igiye kubiha iherezo, igiye kubiha umurongo mwiza, ahubwo urubanza rudusigara. Ariko Imana yo yaratwumvise gusenga twagize. Ku murongo wa 13 mu gusoza haravuga ngo nuko abantu bo mu isi bazamera nk'umutini unyeganyezwa, cyangwa nk'uko bahumba inzabibu isarura rishize. Ndebera umutini unyeganyezwa, ukozwa hirya no hino, hirya no hino. Narebye mu kimwe mu bihugu duturanye, mbona ukuntu polisi ivudukana abaturage baho, mbona nuko nugukozwa hirya no hino. Kandi natwe uwagenzura aha mu ngo zacu turi, muri ubu buriri turyamyemo, muri aya masengesho turimo dusenga, mu mirimo yo mu ngo, hari ibintu birimo bidukoza hirya no hino tutumva neza, tudasobanukiwe, bitugoye, bidukoza hirya no hino. Ariko iri jambo nshatse kugira ngo ndetse nanasorezeho, ngo cyangwa nk'uko bahumba inzabibu isarura rishize. Iyo bahumba ni utuntu duke cyane tuba twarasigayemo, kamwiriya. Bene data, twe dufite umutwaro wo gusengera isi, igihugu, gusengera itorero, turushaho kwegera Imana kugira ngo bitazaba gutya. Kuko ngo iyo bahumba ni kamwiriya, kandi iriya si nk'ubusanzwe, si nk'uko imyaka yakabaye iri mu murima, ahubwo nuko kamwe kari iriya. Kugira ngo ukabone bisaba kwitonda, gushishoza, kureba hako kabuto gaherereye. Natwe se nicyo dushaka, tugumye tugomera Imana kugira ngo bizatugendekere gutyo, kugeza ubwo kubona umuntu hatuye aherereye bigoranye gutyo. Ariko Imana idufashe, dukomereho kugira ngo hatangirika byinshi, kugira ngo ahubwo bigende neza. Reka rero dusoreze ku ijambo nashatse kugira ngo tugarukeho, ryanditse mu gitabo cy'Abami 22, igitabo cya mbere cy'Abami 22:34-35. Hariho muri uyu murimo dufite abantu Satani yamaze kurangiza rwose. Ahangaha uyu mwami ngo umwami Dawidi yagiye kuzana isanduku y'isezerano. Haleluya! Hari ibintu Imana yadusezeranije. Dawidi agiye kuzana isanduku y'isezerano, asanga ntazitwaza ibifaru, ntazitwaza abakomanda, ntazitwaza abamarine, ntazitwaza abajenero, ntazitwaza gifaru n'izindi ndege zikomeye z'intambara n'ibitwaro bya kane arume nucleaire. Asanga azitwaza umutwe w'abaririmbyi, azitwaza abantu bavuga Imana, azitwaza abantu barobanuwe ko Imana ibashyize imbere, bagenda baririmba indirimbo bavuza inanga na neberu, kandi isanduku y'isezerano barayizanye. Natwe Bibiliya yaravuze ngo dusa n'abadatunze, dusa n'abatagira icyo dufite, wabirebera inyuma. Haleluya! Ngo ariko dutungisha benshi. Iri sengesho
ku kwinginga Imana turimwo tumazemo iminsi kandi dukomeje, bizatabara benshi tubikomereho, two gucika intege, ahubwo ko tubonye irya minsi irushaho kugenda idukarira, uko tubonye iminsi irushaho kongezwa, natwe turushaho kongeza imbaraga mu kwinginga no guhendahenda Imana ku bwacu no ku bwa bene wacu bandi batandukanye, baba mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu cyacu, umugabane wacu no hanze y'imigabane yacu. Twabonye uko abantu bagenda bapfa, ngo ariko aravuga ngo nditwaza umutwe w'abaririmbyi. Bihishwe benshi, ariko kwitwaza imbaraga z'Imana, kwitwaza amasengesho, aya masengesho afite ikintu gikomeye azakora kandi tuzakibona ku isi yose cyakoretse, kandi bizagenda neza. Rero Imana idushyigikire kugira ngo turusheho gutunganira Imana, tubone uko duhagarara imbere y'abandi nk'uko abo baririmbyi bagiye imbere ya Dawidi kandi isanduku y'isezerano bakayicyura. Abamidiyani bari barabarembeje, bari barabazonze ku iyo sanduku y'Imana, ariko ngo Imana hari ikintu yakoze ku bw'iyo sanduku y'Imana bari baragumanye. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze ngo ukuboko kw'Imana kwarabaremerereye, ngo ndetse yemwe bateza ibibyimba. Nsomye mu zindi Bibiliya zitari Ikinyarwanda nsanga ngo n'Imana yashyizemo iyindi ndwara mu Kinyarwanda batashatse kuvuga kubera yenda umuco wacu, bayivuze mu yindi ndimi ngo ni hemoroide. Imana buriya ishatse gukosora ibintu hari igihe ishyiramo nako bita rungu kugira ngo isezerano rigaruke. Rero Imana nidushyigikire, hari icyo Imana izakora kandi ibyo yagusezeranije, ibyo yasezeranije, ibyo yasezeranije igihugu cyacu, ibyo yasezeranije abashumba bacu, ibyo yasezeranije itorero ryacu, ibyo yasezeranije itorero ry'Imana, tugiye kubibona si vuba, si kera, ni vuba. Igiye kudutabara iturengere, ahubwo isigara ivuga ngo uko nabikoze nk'uko mwabishakaga, mwebwe mwaremeye mwarahindukiye. Rero dukomere ku Mana yacu. Twumvise amagambo adusaba kugorora, guhindukira, kugira ibyo turekura, kuko ishyizemo ukuboko kwayo kwaremereye abo bantu, ishyizemo ibibyimba, ishyizemo hemoroide. Ngo bararekuye kugira ngo barekure. Imana iravuga ngo rekura. Muri iki gitondo Imana irakubwiye ngo rekura. Mwene data, sinzi inshingano zawe, genzi zanjye, ariko nawe menye zawe. Yenda ni inshingano mu itorero cyangwa no mu bundi buzima busanzwe, buri wese afite inshingano. Yenda inshingano mu rugo, inshingano mu itorero, inshingano mu kandi kazi ko hanze, inshingano mu buryo butandukanye, ariko Imana yakubwira ngo rekura ibyo bitanejeje Imana. Uragira ngo se ishyiremo ukuboko kwayo kukuremerere? Iragira ngo se ishyiremo hemoroide? Uragira ngo se ishyiremo ibibyimba? Reka tumanike amaboko tubwire Imana ngo turatsinzwe, hanyuma tubwire Imana ngo turemeye kandi turashaka tuyobore. Hari ibyo tutanogeje, hari ibyo tutagenjeje neza. Imana izadutabara turengere. Nasomye muri Bibiliya igitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalati ibice 4:16, arababwira ngo mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwiye by'ukuri? Akenshi mu ivugabutumwa dukunze abantu bakunze cyane bakabyina ibyuya bikaza, ivugabutumwa ry'umuntu ubwira abantu mumerewe neza, mugiye kuzamuka, Imana irabarengeye, Imana irabatabaye, Imana iguhaye perimi, Imana iguhaye inka, Imana iguhaye ibintu bihambaye. Iryo vugabutumwa abantu bakunze. Ariko umuvugabutumwa iyo avuze ibintu bikakaye, buriya sina umwanya ni mutoya, hariho ubwo abantu batabyakira neza. Pawulo arabonye agerageza kugira ibyo avuga, aravuga ati ariko mpinduje umwanzi wanyu nuko mbabwira iby'ukuri. Bene data, ntitubipfe. Imana itugirire neza, idushyigikirire ijambo turyumve. Nasenze, nabonye, nari natekereje byinshi bamaze kumpa aka kanya, ariko iri jambo rwose ryanjeho, numva Imana irampata kuzaribaganiriza. Rero murushaho kurisoma no kurisesengura, jya umwanya ni mugufiya, ndetse jye sinabishoboye, ariko kuri uru rubuga turi kumwe n'abantu b'abahanga cyane mu bya teolojiya, turi kumwe n'abantu b'abahanga cyane mu by'iyobokamana, n'abandi bafite n'ubundi bumenyi bunatandukanye kundusha. Jye mfite bukeya rwose mu kuvuga ukuri, ariko baragumya kutwunganira. Ariko ikiruta byose Umwuka Wera abunganire kandi adukomeze, duhumure. Umwami wacu Imana twiringiye izabirangiza kandi birangire neza, ahubwo dusigarane umukoro wo kuvuga ngo ko wabirangije neza nk'uko twagusabye, hanyuma hakurikiyeho iki? Ibyo twagusabye, ibyo twemereye Imana, tugiye kubikora muri za nshingano zacu zitandukanye. Imana nidutabare, tugirire neza. Shalom. Imana ibahe umugisha, Imana idufashe, dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Nimujyane mubane n'umugisha w'Imana. Murakoze, murakarama. Amen.